Ndabashuhuje nitwa Zaneza nkaba mbahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Inzira y'umusaraba ya Kizito Mihigo kuva ku gisobanuro cy'urupfu kugeza ku rupfu. Nk'uko twabibagejejeho mu gice cya mbere twabaganirije ku buzima bwa Kizito kuva yasohora indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu muri Werurwe 2014 bikaba byaranamuviriyemo gushimutwa n'inzego z'umutekano, gukorerwa iyicarubozo, gufungwa ndetse no kuburana urubanza rushingiye ku mpamvu za politike. Nk'uko mwabyimviye mu majwi ye bwite yashize ku mugaragaro akarengane yahuye nako ndetse na bamwe mu bantu bamuhemukiye. Ikitaragaragaye mu gice cya mbere ni ubuzima bwe bwa buri munsi bwo muri gereza ya Nyarugenge ikunze kwitwa 1930 na gereza ya Mageragere. Mu gihe cy'iminsi 1583 kuva ku itariki ya 15 Mata 2014 kugeza ku itariki ya 15 Nzeri 2018. N'abatindiye rero reka dukurikire hamwe ubuzima n'ibikorwa bya Kizito Mihigo muri gereza nk'uko yabidutangarije natwe uko twabikurikiranye. Kuyobora imirimo yo kwibuka. Kizito akigera muri prison yasanze buri mwaka bakora imirimo yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa kane. Ihageze mu mwaka wa 2014, mu mwaka wa 2015 ahamaze umwaka, ubuyobozi bwa gereza hamwe n'abagororwa bamusaba ko ari we uyobora iyo mirimo. Ubwo rero ibyo bintu yarabyakiriye, ashaka abagororwa abigisha uburyo bwo bayobora imirimo, abashyira mu matsinda atandukanye kugira ngo babashe gutunganya iyo mirimo. Iyo mirimo yari irimo ibiganiro, harimo ibintu by'imbyino, harimo iby'amasengesho, mbese ibikorwa byose bitandukanye. Ashaka abagororwa rero ngo abashyira mu matsinda atandukanye kugira ngo bamufashe gutegura iyo mirimo. Kuva rero yahagera kugeza igihe avuye muri prison mu mwaka wa 2018, ibyo bikorwa ni wabiyoboye kenshi ariko afatanyije na bagenzi. Ikindi kintu cyagaragaye uko ibyo byose byabaye muri prison kuva yahagera iyo mirimo yahinduye, yafashe isura, habamo ibindi bintu bitigeze biba, kandi abantu bose bari muri iyo bakurikiranaga iyo mirimo. Kongera ubuyobozi bwa gereza bwarabikunze impamvu buri mwaka bakomezaga kuba ari we basaba kugira ngo abikore. Ikindi kintu cyabaye nanone cyabaye mu kuyobora iyo mirimo nuko mu bagororwa bari bamufashaga bagiye bamenya ubumenyi bujyanye no kuyobora imirimo n'imihango n'iyo ngiyo, harimo ibyo twakwita event management. Nabyo rero ni ayandi nakwita ngo ubumenyi bushyashya bagiye bamenya kuri icyo kibazo. Kugeza igihe rero avuye muri prison niwe wayoboraga iyo mirimo. Itegurwa rya misa katolika no kuyobora abagororwa. Kizito ageze muri prison ya 1930 yitwa na prison ya Nyarugenge, yahasanze buri cyumweru haba iterane rya Kiliziya Gatolika. Ubwo nibwo yatangiye kujya afasha mu gutegura iyo misa igomba kuba. Mu kuvuga ngo yashakaga indirimbo zigomba kuba akazikira ku murongo, yarangiza akazandika zimwe yarazishushanyaga, yarangiza akavugana na korali iza kuririmba, bagashaka umunsi bakaza gukora repetition muri icyo cyumweru kugira ngo iyo misa izagende neza. Ikindi kintu kandi yakoraga muri ibyo ngibyo, muri gereza hari amakorali 3 yasimburanwaga. Yakoraga ku buryo ashoboye ayo makorali aririmba, akabaza ibyo agomba kuririmba, kandi ayo makorali rimwe na rimwe yakoreshaga competition kugira ngo amenye azamure uburyo n'ubuhanga bwo kuririmba bwabyo. Iyo yakoraga izo competition, abatsindaga yabahaga ibihembo. Bino ni bimwe mu bihembo yabaga yateguye kugira ngo ayo makorali ayashimira n'agahimbaza musiki no kugira ngo bakomeze baririmbe. Ikindi kintu yakoraga kandi yajyaga mu bagororwa basanzwe bakurikirana misa za buri munsi, akabasaba cyangwa akabankoraje kugira ngo bajye mu makorali kuko yumvaga ko bizabafasha, yabona ko bizabafasha mu byerekeranye no kumenya Imana cyangwa inyigisho bya Kiliziya Gatolika, cyangwa kubafasha mu bihe babaga barimo, kuko benshi babaga bafite ibintu by'agahinda cyangwa ibintu byo kwiheba kubera ubuzima bwo kuba imfungwa.
ikindi kintu yakoze bakimurira muri gereza y'Amageragere. Iyo gereza muribuka ko bamwe mu bizi bagezemo itaruzura, hari ibice bitaruzura. Abagororwa bahageze nibo bakoresheje kugira ngo bubake ibice bituzura. Kizito we bagiye kumubakisha, we yagiye gusaba kubaka ahantu bazaza iyo misa, iyo amasengesho ya Kiliziya Gatolika azaza buri cyumweru. Hano ifoto mubona yaramaze kunanirwa, amaze kubaka, yarari kubaka ahantu iyo kiliziya, aho amasengesho azabana Kiliziya Gatolika y'Amageragere. Kwigisha ubwiyunge, kubarirana no gukundana. Kizito muri prison yarabonye abantu benshi cyane bababaye cyangwa bafite uburakari mu mutima wabo kubera ibintu byagiye bibabaho, ari mu gihe ari abantu bafunze barokotse jenoside ariko bafungiye ibindi byaha, cyangwa hari abantu bafunzwe kubera ko baregwa ko barakoze jenoside. Ikintu Kizito yakoraga akenshi nimugoroba yagendaga abona abantu nk'abo ngabo, cyane cyane abantu bavuga ko bemera ko bakoze jenoside, akajya kubaganiriza, akaganira nabo, akaganira akumva impamvu byabayeho, impamvu bakoze ayo makosa, akagerageza kumva icyo bavuga. Nyuma akazashaka n'abandi bantu nabo bayirokotse, akabashyira hamwe, akabaganiriza, akabumvisha umwe ko agomba kumva akababaro k'undi, ko bamwe bagomba kubabarirana, akabigisha impamvu kubabarirana no gukundana ari ibintu byangombwa. Noneho bamwe bagasaba imbabazi abandi, cyangwa bamwe bakavuga ibyababayeho. Hari n'abandi babaga barahoze ari nk'abasirikare bafunzwe, cyangwa ari abantu bazi ubwicanyi nabwo bwakozwe na FPR, cyangwa nabo bafatanyije na FPR kwica, nabo bakaza, bamwe batabivuga bakaza bakabiganira, bose bakicara hamwe bakaganira kuri ibyo bibazo byabayeho nk'Abanyarwanda. Yarangiza akabigisha yuko bagomba gukundana, bagomba kubahana, bagomba kumva akabareka buri muntu, kumva akababaro ka buri muntu, cyane cyane kandi ko bagomba kubabarirana, kuko mu nyigisho ze yabahaga niyo yari inkingi, ariyo fondasiyo yuko Abanyarwanda bazabana mu mahoro, Abanyarwanda bazabana mu ibyo. Rero yakundaga kubikora nimugoroba, rimwe na rimwe abantu bakagenda biyongera. Ubwo bamwe mu bo byafashije muri ibyo biganiro, akenshi byabaga ari ibiganiro byinshi birimo abantu bakeya, 4-5, kugira ngo baganire kuri ibyo bintu. Aho byafashaga ahubwo ugasanga mu biganiro bikurikiraho bagiye kuzana bagenzi babo, bavuga turiya mugenzi wacu nawe afite amakuru yatubwira, cyangwa mugenzi wanjye, kumva bino bintu hari icyo byamufasha. Ibyo bintu rero byo kumva, kwigisha abantu kugira uwo mutima wo gukundana, wo kubarirana n'ubwiyunge, no kumva akamaro k'ubwiyunge, abantu benshi, abagororwa benshi barabikunze, byagira akamaro. Uretse n'abagororwa, n'abacungagereza bamwe na bamwe hari igihe bazaga kumva ibyo biganiro, ku buryo hari n'igihe rwose Kizito yabaga atabonetse, ari mu bindi bintu, mu yindi mirimo, cyangwa ananiwe. Bamwe bamaze kumenyera bakajya bagenda bicara, bagakomeza bagakora ibyo biganiro, kugeza naho rwose anagiye bavuga bati rwose tuzagukumbura, kubera ko bya biganiro byaradufashije. Ariko ikintu cyagaragaye ni uko niyo batabaga hari n'abaga ari mu mirimo, bakomeje kugenda babikora. Akenshi bakabikora nimugoroba, cyangwa bari gukina n'amakarita, cyangwa bagakina urusoro, barangiza ibyo biganiro bigatangira. Ibyo rero ni bimwe, icyo kiganiro ni ikintu cyagize akamaro, abantu byagira akamaro, abantu benshi mu bagororwa mu gihe muri iyo periode Kizito yarari muri prison. Gusezera abagororwa, iyo Kizito yamenyaga ko hari umugororwa ugomba gutaha cyangwa ugomba gufungurwa, cyangwa igihe cye cyashize cyo gufungurwa, yaramwegeraga akamusezera, akamusengera. Yabaga ari umukristo, akanamugira inama y'ubwo agomba kwitwara ageze hanze mu buzima bwo hanze. Yarangiza akanamusaba yuko atagomba kuzajya yibagirwa abagororwa bafunganye muri prison, ko nimba ari ikintu yabafasha cyangwa kubasura byazaza bibafasha rwose, akabasaba ko ari ibintu bagomba gukora, batagomba kwibagirwa. Abavandimwe bamaze kumenyana, akenshi babaga bamazemo igihe kinini, cyangwa bamazemo igihe gitoya. Yashaka ko abo bantu bakomeza, kugira ngo bakomeze bagire ubuvandimwe, bakomeze gusura. Akenshi yabaga afite n'ubushobozi, icyo gihe barasangiraga nimugoroba, yaragendaga agateka cyangwa bakamufasha guteka, akaza gusangira n'umugororwa kugira ngo amusezere, kuko aba agiye mu bundi buzima bushyashya bwo hanze.
kwigisha gusoma, kwandika no kubara. Kizito muri gereza yaje kubona ko hari abagororwa batazi gusoma, kubara no kubara ibintu byo guteranya imibare. Ubwo nibwo yashakaga nibura amasaha 2, rimwe na rimwe 3 mu cyumweru, akabafata nimugoroba, agafata nk'umwe cyangwa 2 akagerageza kubigisha gusoma, kwandika no kubara. Ariko uko yagiye abona imirimo myinshi bijyanye no gutegura kwibuka cyangwa bijyanye no gutegura kiliziya, gutegura za korali yarashinzwe, yashatse abandi bantu bize bari muri gereza kugira ngo bamufashe kujya bigisha abo bantu nimugoroba, mu gihe abandi bantu bari kuganira cyangwa bari gukina amakarita, abo bantu bakabasha gufashwa. Ku buryo mu myaka 4 yahamaze nibura abagororwa bari hagati y'9 na 12 bamenye gusoma, kubara no kwandika mu buryo buciriritse kubera ibyo bikorwa bya Kizito yari yazanye muri gereza. Gufasha abagororwa kumva ibijyanye n'imanza zabo. Kizito muri gereza yasanze hari abagororwa baha impapuro zijyanye n'imanza zabo, ugasanga batabyumva kubera ibintu by'amategeko byaba birimo cyangwa kubera kutamenya no gusoma no kwandika. Ubwo yarabibafashagamo, akicara akabasobanurira ibyo baba banditse, baba bashinje cyangwa urubanza, imikiranire y'urubanza, noneho akabafasha kubyumva. Rimwe na rimwe akabagira inama ibyo bagomba gukora, abagomba kwandika amabarwa bandikira inkiko, akabafasha kwandika ayo mabarwa. Abo bandi yabonaga nanone badafite impapuro zijyana n'amadosiye yabo, batabifite byose, nta kintu kiki baba bafite barabajugunya muri prison gusa, akandikira inzego, bakabafasha bakandikira inzego zibishinzwe kugira ngo abo bantu nabo bagire dosiye. Ibyo yarabibakoraga. Noneho ikindi kintu yakoraga nuko yasangaga hari n'abagororwa nabo bafunzwe bakarangiza ibihano byabo, bakaguma aho ngaho muri prison, leta itabizi cyangwa ababishinzwe batabizi. Ikintu yakoraga yabafashaga kwandikira izo nzego zibishinzwe kugira ngo abo bantu babibuke. Abenshi yaratunganaga, barabimenyaga, bakaza bakabafungura bakagenda, cyangwa ababaga bafite imanza zaciwe nabi batabyumvishije, yabafashaga bakabasha kubwira urukiko, bakandikira urukiko cyangwa ababahagarariye, cyangwa bagashaka abatangabuhamya, bakamenya ko bagomba gushaka abatangabuhamya kugira ngo imanza zabo zicirwe, kugira ngo imanza zabo zize kuba nk'uko zagomba kugenda. Muri icyo gihe, muri periode rero Kizito yamaze muri prison, yafashije abagororwa barenga 20 nk'uko we yabyivugira muri ibyo bintu. Babashije kugera kuri resulta zabashimishije, ko gufungurwa cyangwa kugirira dosiye cyangwa kuburana urubanza bakaba babagabanyiriza ibihano, cyangwa kuburana urubanza ibihano bakaba babakuriraho. Ibyagiye bibakora ko yabafashaga mu rwego rwo kumva dosiye, cyangwa urwego rwo kumenya uburyo babyitwaramo, cyangwa ubuyobozi kugira ngo nabwo bumenye ko abantu banahari muri gereza. Ibyo ni ibintu yakoze kandi abagororwa yakoreye bamubimushimiye cyane. Gusangira n'abagororwa bakennye. Kizito yabaga yabonye amafaranga hari nk'abantu bo hanze bamuteye inkunga, yaragendaga agashaka abagororwa bamwe bakamutekera cyangwa agafasha nabo guteka ibiryo byiza bitandukanye n'ibyo muri gereza babaha. Agashaka nk'abagororwa abona bakennye cyangwa batagira abantu babasura, bakaza bagasangira nawe uwo mugoroba. Ikindi kintu yakoraga kandi, yashakaga nk'abagororwa nabo baba bagiye muri za nama z'ubwiyunge navuze kare, wenda abagororwa bumva ko banzwe cyangwa bumva ko bafite umutima uri hasi badafite ubuzima bwishimye, akabahamagara nabo agasangira nabo. Ibyo bintu ajyaga bikora kenshi iyo yabaga yabonye amafaranga. Ariko abagororwa bamwe na bamwe nabo bajyaga bamwibuka iyo babaga babonye amafaranga nawe batetse ibiryo byiza, akenshi baramutumiraga kenshi kuko nawe yabaga yabatumiye. Kandi ibyo bintu yabikoraga Kristo bumvaga ko ibyo bintu ari gukora
ari ibikorwa bya gikristo, kandi kuko ni ibikorwa bya gikristo abenshi niko babifataga kandi yarabikundaga. Byatumye nawe amenyekana ku buryo akenshi yabaga yatumiwe, kuko abayaga nawe yabaga yatumye abantu benshi, cyane cyane abo yabonaga ko ari abakene badafite n'ibintu badafite, batazapfa bagize ubushobozi bwo bazagira bakabona uburyo ibiryo bizima. Gufasha abagororwa kugera ku miryango yabo. Kizito ageze muri gereza yasanze harimo abagororwa benshi bagiye bajugunywa muri prison, bafashwe ku mihanda, imiryango yabo itazi aho hantu abantu babagiye, cyangwa hari abagororwa babaga bari abantu baje gukora nko muri Kigali, imiryango yabo iba nko mu giturage, bagakeka ko abantu bari i Kigali bari gukora, ariko abantu bakaba bafunzwe, ariko abantu bakaba batazi uburyo bagera message, bagera ubutumwa ku miryango yabo. Kizito yarabamenyaga akabandika abantu badasurwa, abantu imiryango yabo itazi aho iri, agakora ibintu bibiri. Icyambere yashakaga abagororwa bagiye gusohoka muri prison, akababwira ati ugiye gusohoka, ariko nyaboneka uzajye ahangaha muri aka gace, ahangaha aho kanaka mugenzi wacu atuye, uzagenda urebe abantu babwire ko mugenzi wabo hari umuntu wabo, umuvandimwe wabo afungiye muri gereza. Abagororwa abenshi babaga bagiye gufungurwa, abo Kizito yegeraga akabasaba ubufasha, abenshi ntabwo ari bose, abenshi barabikoze, bagendaga bagashaka iyo miryango ahantu iri, iyo miryango ikamenya ko abavandimwe babo bafunze, bagatangira bakaza kubasura. Ikindi kintu yakoraga Kizito yabishoboraga, yaduhaga ayo mazina, yabaga ari amazina menshi, natwe tugashaka abantu mu Rwanda bagenda bakajya gushaka iyo miryango, kugira ngo iyo miryango imenye ko abavandimwe babo, abana babo, bakuru babo, babyeyi babo bafunze, bakaba bari muri gereza ya 1930. Akenshi niho byabereye. Mu myaka rero ine Kizito yamaze muri prison, abagororwa barenze 30 yabashije kubageza ku miryango yabo. Imiryango yabo iratangira iraza kubasura, ahubwo bamwe imiryango yabo yarabafashije, ibashakira abahagararira, bamwe baranafungurwa. Hari n'abari barihebye bazi ko abantu babo bapfuye, bongeye kuza kubonera bakagira ubushobozi n'uburyo bwo kuvugana n'imiryango yabo, kuko imiryango yabo yazaga mu gihe cyo gusura. Ibyo bintu rero ko byarakomeje ku buryo abagororwa nabo rwose, cyane cyane abo ngabo babaga bafunguwe, baragendaga bakajya gufasha bagenzi babo. Ibyo bintu byose ni ibintu byanakomeje, ahubwo muri gereza na Kizito yaragiye, byagezeho bimera nkaho ari umuco. Umuntu yajya gufungurwa bakamwegera bati ngewe ntukangaha, uzagende ushakira umuntu witwa kanaka utuye ahangaha cyangwa ukora ahangaha, umubwire yuko ndi muri gereza. Ibyo bintu byarakozwe, n'ubu biracyakomeza gukora. Abagororwa baracyafashanya, bafashanya kugira ngo imiryango yabo imenye aho ababo bafunzwe bari. Ibyo ni igikorwa cyatangiye na Kizito, kandi icyo gikorwa ntabwo cyabaye muri gereza z'i Kigali gusa, kuko abantu bamwe bafungurwa babavanaga i Kigali bakajya kubafungira nko ku Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri cyangwa mu zindi gereza, naho bakagenda bakabimenya, naho yagiye ahakongeza. Usanga noneho icyo kintu cyaraje muri prison nyinshi, ariko byaratangiye muri prison imwe ya Nyarugenge aho Kizito yarafungiye. Ibyo rero ntabwo dushobora kumenya umubare w'abantu bamaze gufasha kugeza ubu ngubu, kandi n'ubu biracyakorwa, n'igikorwa cyiza kandi kitazibagirana. Kizito yabonye ko ubura buzima bwo muri gereza bwo kwicara amasaha menshi cyangwa kugenda ahantu hagufi bishobora kuzamumera nabi mu buzima. Atangira kujya akora ibikorwa ngororamubiri cyangwa twita siporo. Ibyo bintu yabikoraga kenshi mu cyumweru, nibura iminsi 3. Ikindi kintu yakoraga, yashishikarizaga bagenzi be b'abagororwa kujya bakora ibyo bikorwa by'ingororamubiri. Nubwo yasanze bikorwa na bamwe, ariko uburyo we yabikoraga bishobora gukorwa na buri muntu wese, byashishikaje binashimisha abandi bantu batari bafite ubwo bushake kugira ngo babikore.
ikindi kintu yakoraga kandi cyari kimurimo, yari umuntu ukunda karate kuko yabikoraga kenshi akiri mu bwana. Ibyo rero kuba ukundaga karate rimwe na rimwe kuba yamaze igihe atabikora, yongeye kujya abyiyibutsa kugira ngo akomeze agire abungabunge amagara ye. Niyo mpamvu mu byo nawe yishimiye yakoreye hariya, atari kubera ko byamufashije ku giti cyangwa byafashije abandi kugira ngo batangire bakore ibyo bintu bya siporo. Mu byamushimishije nabyo birimo kuko we yumva ko ababikoze yabafashije cyane ku byerekeranye n'ubuzima bwabo. Gusura abarwayi buri wa gatandatu nyuma ya saa sita, Kizito yashakaga umwanya akagenda agasura abagororwa barwaye muri gereza. Ibyo bintu ni ibintu yahaga agaciro cyane kuko yumvaga bizabafasha mu byerekeye kubaha morale kugira ngo babashe gukira, cyangwa abakristu yaragendaga akabasengera akifatanya nabo bagasaba Imana yuko yabakiza vuba. Ibyo bintu ni ibintu yakoraga kenshi, niyo atabashaga kujyayo byaramubabazaga cyane. Ikintu cyabaga cyamubuje kujyayo nuko wenda we ku giti cye yabaga arwaye, cyangwa hari nk'indi mirimo yakoze uwo munsi yatumye ananirwa ku buryo atabashije kujya gusura abarwayi. Ikindi kintu yakoraga, yasabaga abandi bagororwa ko nabo bakomeza nabo bajya basura abarwayi, kandi abandi bagororwa batasuraga abarwayi nabo bageragaho nabo bagenda babimenya, nabo bagatangira bagenda basura abarwayi. Icyo cyari igikorwa gikomeye kuri we, yahaga agaciro gakomeye rwose. Ni igikorwa cyari kiri ku mutima kuko yumvaga ari responsabilité ye nk'umuntu, akaba ari responsabilité ye nk'umukristo. Mu gusoza kino kiganiro, uretse n'ibikorwa Kizito Mihigo yakoraga muri gereza, hari n'amasengesho yavugaga buri munsi abyutse na mbere yo kuryama. Mu minsi idasanzwe yakoraga amasengesho maremare cyangwa akavugisha kure. Ngubwo rero ubuzima bwa Kizito Mihigo muri gereza. Abagororwa ndetse n'abacungagereza babanye nawe ntabwo bazamwibagirwa, kubera ko abenshi yahinduye ubuzima bwabo. Mu gihe yari afunzwe, yaranzwe no kwigisha urukundo, kwigisha no gushishikariza ubwiyunge, kwigisha koroherana, kwita ku barwayi, gusenga no gushishikariza abandi kumenya Imana, kwerekana no kwigisha ubumuntu. Nta gushidikanya rero ko kubera izo ndangagaciro zamuranze, Kizito Mihigo yari umutagatifu. Murakoze.